bijyanye n'ingororamubiri bitandukanye no guterura ibyuma. Kuko uterura ibyuma ushobora kugeza igihe aho imbaraga zawe zirangirira, aho imyaka yawe uba ugeze mu zabukuru utagishobora guterura cya cyuma. Ariko kubera ko boxing ari martial arts, byonyine exercise dukora bituma ubuzima bwawe bugenda neza. Nubwo waba ushaje ushobora gutera amaboko inshuro. Ibihe byiza kuri mwe mudukurikiye kuri 001 TV Show Rwanda. Amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose, mbifurije igitondo cyiza. Kuri uyu munsi rero uko mundeba ndi hano kuri Pele Stadium, aho naje kubarebera abasportifu ba Ali Boxing Club. Ngira ngo murabizi yuko muri iyi minsi imyitozo irarimbanyije kubera ko bari kwitegura amakompetition atandukanye cyane cyane mu equipe nationale. Kuko mubizi rero nge Rashidson Akanzura he bavuge barijyane izimira ikicyura na igira umushumba Badman Ramjan King of the NY City. Ntago rero mbatindira, ngira ngo ngiye kugenda mbereka ama highlight, mbereka imyitozo ubwo mukanya yaruze kwinjira muri komba. Ahangaha ndagenda mbibereka byose uko bimeze. Hano mukanya tujye kuri ama jab light, amapakati n'ibintu bitandukanye hano, kandi ni umukino ugendera ku mategeko. Benshi bajya bibaza ngo boxing ni iki? Boxing ni iki cyangwa martial art ni iki? Benshi bakumva yuko ari imikino y'ibirara. Ntago box ari umukino w'ibirara, ahubwo box ni umukino uhuza abantu bakagirana urukundo, urugwiro. Ni umukino mwiza cyane kandi utuma ugira self defense, ukaba wabasha kwirinda. Wowe rero watekerezaga yuko box ari umukino w'ibirara cyangwa se umukino w'abajura, kumwumva ngo umuntu bamunize, siko biri. Umuntu akugisha box kugira ngo ubashe kwitabara, uzatabare n'umuryango wawe. Ubu rero muri aka kanya nibyo tugiye gutangira gukurikirana ahangaha kuri Pele Stadium, aho turi kumwe na Ali Boxing Club. Muragenda mubona n'ibindi byinshi. Move, Yannick, move side and side. When you step back, right. Hey, Jenda, we step in there, ugire kura light target. Manuka hasi urebeyo kuki bakubita ibintu byinshi. God, manuka, jumanuka hasi koreyo. Hey, move. Don't be there, move. Chunga, reka kuhubuka. Reka kayikoze ko numva uri korayo. Ukore no hasi manuka, ukore no hasi. Umuntu ari kuko uri kumubura. Light yawe irafata umuntu ari crazy wawe. Umuntu ari crazy iyo kutayirekura. Ako gakorayo. To move your right. Uri kubita imbeho. Rekura right. Umuntu ari crazy, rekura right, iramufata, ari crazy wawe.
Hey. Time, man. Time. Come. God. Hey. God zazije zikora. Usubire inyuma kutamanuka sinjya mbabwira kumanuka. Uri mu bicu ubwo uri kumanuka gute? Kutiyubashye. Umuntu mugufa kubita yinjira kuri God. Reba. Break. Move. Uri kure kandi uri mugufi arinjira kuri God. Rebayo. Uri kubita jabu kure banza wegera umuntu. Egera umuntu. Egera. Let. Move. Urabona tizi ntabwo ujya ukora. Mwese ntabwo mukora black. Hey. Don't touch, don't kuzenguruka, okay? Move. Rebayo urakata imbeho. God zawe na God. Move. Egera. Uri mugufi egera umuntu. Ni nguri umushobora. Egera kata. Egera God zawe zibe ziri. Egera God ku mutwe waguhonda. Move. Namuntu areba uko bitadabo jab wapi. Rebayo reka kugwa great. Hey. Up. Don't go down. Move. Hey. Time. God zishire ku mutwe ikorera God wowe. God zawe zijeho ntabwo wumva. Shiraho God. Shiraho God. Move. Move. Mukuru asubira mu kibuga. Musubire mu kibuga. Uri gukubitira kure baraguhona paka. Jya mu kibuga. Move. Go. Fight. God first. God. Wowe gukuwagaze. 1 2 3 God. 4 5. Ready? No sir. Yes sir. No sir. No. Move. Moving. Gabanya ingufu, technique, speed, birukanze kuko na training bakora. Abanze baruke. Move.
rebayo. Aha, good. Good. Aha, good. Good. Gadinga uri ukururamo gace left hook. Good. Rebayo. Rebayo. Move. Aha. 1, 2. Ready? Go, go, go. Move. Stop. Stop. Hey, makene guy. Hey. Hey, hey. Hey. Rebayo. Time. 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 Bueno. Come, Yannick. Moving time. Uwo ni Rana umugendere mukate ni Rana. He don't know everything. Ariko urebye nabi wakirya. Aha. God. Igihe cyose wirinde. Good. Move. Jab right. Ni mufata nubona aha. Kutarekura right mu gihe wasubiye inyuma. Good. Aha, utayiminge. Munda naho barebayo no hejuru. Come on, reka kujya inyuma y'ikibuga. Rebayo. Good. Move. Aha. Kumkoza right move with the left. Good man. Hey, rekura. Move guard. Yirukana guard. Kandi tera. Aha. Nureba n'umuntu atari akantu kwera atari guard. Checking ahantu atavuri. Aha. Good. Guard. Aha. Rebayo. Na right irakora. Aha. Rebayo. Mu kibuga. Mukontrole. Go, don't stop. Don't talk. We rekura. Umuntu umukatane bite byawe. Aha, good. Subira mu kibuga, musubize mu kibuga. Come on. Aha, kurerera. Hey, rebayo. Aha, good. Rebayo, irinde. Good, irinde. God. Rekura. Good. Subira mu kibuga, mukuru subira mu kibuga. Genda. Good. Rebayo. God, irinde. Rekura. Good. Aha. Move. God. Aha. Rebayo. Koraho munda imbaraga zibanze zimushire. Aha. Time. Nice work. Last for you. Exercise. Kuramo shire hasi. Kuramo ntacyo. Musubize mu kibuga, mukontorole umusubiza mu kibuga.
Garagazamo tekiniki. Garagazamo tekiniki. Aha. Iyo niyo nuzube. Garagazamo tekiniki. Chigaruka tuviu. Move. Back. Hey, stop. Kumanuka cyane ntabwo ari byo. Nawe nkokora okora. Move. Manuka hasi ukore umuntu kuki ushaka umutwe utawushoboye. Manuka ubanze ukore hasi umukubite no hejuru. Shiramo akenge. Aha. The break, man. One. Break. Hey, stop. If I say stop, you have to listen. Okay, mukuru. Yes, reka twakire umwe mu batoza ba boxing wa Ali Boxing Club agire icyo adutangariza. Ali tuguhaye ikaze. Murakoze. Mwaramutse mwese abatureba hano ku kibuga kuri Stade Pele Nyamirambo. Hano niho dukorera siporo yacu. Navuga ko I'm a king. Hano ku kibuga cya Pele Stadium. Ali tugusaze hano aho uri muratoza Boxing Club. Benshi bafata umukino bakawufata nk'uw'ibirara. Twagira ngo ugire icyo utangariza abakunzi ba 001 TV Show Rwanda ndetse n'ababandi bafite imyumvire bumva ko uyu mukino ari uw'ibirara cyangwa se uyu mukino uhinduye umwana ukamuhindura nabi agava ku nshingano yarariho agahinduka mubi. Twagira ngo utangariza abantu uyu mukino wa Boxing Club bimeze biti. Murakoze cyane. Umukino wa box ni umwe mu mikino ya mbere ku isi. Yego. N'abazi ibijyanye na siporo barabizi ko box ari umukino usaba discipline. Ugasaba kuba uri umuntu utekereza, uri umuntu utajya mu biyobyabwenge, uri umuntu utajya mu businzi, uri umuntu utajya mu buraya. Mu bintu byose bijyanye n'ingeso mbi, umuboxeri ntabwo agomba kubijyamo, nta nubwo akwiye kubijyamo. Icya mbere, ugiye mu biyobyabwenge ntabwo ushobora gutekereza no kugira imibare, kandi box ikunda imibare. Yego. Ugiye mu burayi rero ntabwo ushobora kugira icyo ukora waraye mu burayi. Yego. Siporo biratandukanye. So umukino wa box ni umukino umwe utanga discipline, kandi ni umukino tugerageza kugira ngo abana bawitabire, dushobore no kurwanya ibyo byaha bigenda bikorwa no hino. Yego. Nta mukino wa box ushobora gusanga ari kurwana mu muhanda, kuko icya mbere abazi amategeko agenga kurwana n'iki. Hano twigisha abana uburyo bwo kwirinda, uburyo bwo kuba yakoresha ibyo yize mu kubibyaza umusaruro. Yego. Box ushobora kuyiga ukaba umutoza, box ushobora kuba professional fighter, box ni byinshi. Ibyo navuga muri box byonyine kuyigisha ni akazi. N'ubu niko kazi kanjye. Niko kanunze ni kwigisha abana bato n'abakuru. Ikindi cya box nigira age limit.
box waba uri umusaza ushobora gukora box kuko ni bijyanye no gutekereza, bijyanye n'ingororamubiri bitandukanye no guterura ibyuma. Kuko uterura ibyuma ushobora kugeza igihe aho imbaraga zawe zirangirira, aho imyaka yawe uba ugeze mu zabukuru utagishobora guterura cya cyuma. Ariko kubera ko boxing ari martial arts, byonyine exercise dukora bituma ubuzima bwawe bugenda neza. Nubwo waba ushaje ushobora gutera amaboko inshuro 30, inshuro 40, ubuzima bwawe bukagaruka. Ushobora gusimbuka nk'uko nsimbuka, just relax, ubuzima bukagaruka. Ushobora gukora exercise, footwork exercise, ubuzima bukaza. So nababwira ko mwitabire boxing fitness, boxing technique zizabafasha kugarura ubuzima bwanyu. N'abarwayi, hari abantu barwara imigongo, hari abantu barwara diabete, ariko siporo ishobora kukorohereza kuri ibyo byose. Niba atari ibanga, twitege iki muri uyu mwaka muri Ali Boxing Club? Muri uyu mwaka nk'uko mutubona, training ntabwo dukoreye ubusa. Turimo turitegura amarushanwa. Hari amarushanwa menshi ari mu gihugu cyacu, hari amarushanwa ari hanze y'igihugu. So turi kugerageza kureba ko abana batoya nabo baza. Ubu next 2 weeks ngira ngo kata 18 hari imikino yo gutegurwa na federation ifatanyije n'andi maklabu yo kureba new talent z'abana batarakinaho. Urumva ko ari igikorwa cyiza. Muri uru rwego rero natwe tukaba turi kwitegura kugira ngo cyane turafokasinga ku mwaka utaha kuba dufite abakinnyi byibuze hazagaragaramo umukinnyi uzaduhagararira mu marushanwa mpuzamahanga. Kandi urabona ko box ni ikintu gikaze. Muraza kureba na kapiteni hano kumenya ko box ari ikintu gikaze. Dufite kapiteni yigeze kwitoza umwaka umwe ajya muri World Championship ya box. So I hope n'umubana hano dufite agomba kubonekamo n'undi wa kabiri. Ibyo ndumva ari ibikorwa byiza bigaragaza ko box. Niba kwifuza kujoininga Ali Boxing Club yasabwa iki? Arasabwa kuba yakora iki? Kujoininga Ali Boxing Club icyo usabwa wageze kuri Pele Stadium waba watubonye, cyangwa ugahamagara kuri 0788 7503 21, cyangwa ugahamagara kuri 0788 562 cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp waba wahageze. Ibindi bisobanuro bijyanye wenda na payment n'iki, ibyo twabibagezaho tugeze hano. Ariko icy'umwihariko ku bana batoya, student, tubigishiriza ubusa kugira bashobore gutera imbere no kumenya siporo ya box. Nubuhe butumwa waha urubyiruko rw'u Rwanda muri rusange, cyane ko arizo mbaraga z'igihugu cy'ejo hazaza? Urubyiruko rw'u Rwanda inama nabagira, bareke guta umwanya birukanga mu bintu bidafite agaciro, bareke guta umwanya birukanga mu biyobyabwenge, ahubwo nibitabire imikino izabafasha mu buzima bwabo bwiza n'ejo hazaza, ku buryo ashobora kubibyazamo umusaruro, akaba yaba umukinnyi mpuzamahanga, akaba yanabamo umutoza, agatoza abandi urubyiruko. Nk'uko nafashe umwanya wo kuvuga ni reka ndeke ibikorwa byose nakoraga byari binunze nsubira inyuma, talent yanjye nari mfite ndeba abantu nayisigira. Murakoze. Niki wasaba Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko bijyanye na box? Ndasaba Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko kuzajya iva muri biro ikagera ku bibuga aho abana bakorera, kuko hari abana batazwi. Hari n'aho abatoza batagera, hari n'aho federation itagera. Bakagera ku bibuga bakareba talent z'abana zihari. Uko ugeze ku bibuga usanga hari abantu benshi bakora udukino twinshi, ariko mu by'ukuri ugasanga federasiyo nibazi cyangwa n'ubushobozi buke. Nayo ntabwo ihaguruka ngo ugere no ku bibuga irebe se muri federasiyo dukora
nimba ari iya box hari abandi bana bashobora kuba biga box hirya no hino tazi ako kantu mukadukorera byaba ari byiza. Yes, aho nagiye nembera henshi mu maklub atandukanye ya box nagiye nsanga harimo na bamwe mu bantu bakuze, abasaza, abakobwa. Ariko se wowe niki washingiye kugira ngo wibande ku rubyiruko rukiri rutoya? Impamvu nashinze urubyiruko rutora nirwo Rwanda rw'ejo. Abasaza barimo gusaza bavamo, ariko urubyiruko nirwo dutezeho ejo abazashobora kurera abandi. Nk'ubu abantu twiganye box, twakinanye box, urabona imyaka turimo turagenda tujya mu myaka za bukuru, ariko abo bana batoya ejo hazavamo champion, ejo hazavamo abatoza bazakwira igihugu cyose, box kongera ikavugwa mu Rwanda. Yego, niyo ntego, nicyo dufokasinze kujya tweko twabona talent z'abana. Ejo muri aba bana hazavamo abatoza, hazavamo ikipe y'igihugu, hazavamo professionals n'ibintu byinshi cyane. Dusoza niki wabwira abanyarwanda muri rusange bari bagukurikiye? Abanyarwanda bankurikiye icyo nababwira ni ukutwohereza urubyiruko, cyane cyane abanyeshuri, kandi abanyeshuri tubigishiriza ubusa kugira bashobore gutera imbere. Icyo nababwira, bakangurira abanyeshuri gukora siporo kuko bizabafasha. Nuko nta musportifu w'inzererezi, yego, nta musportifu basanga mu byaha, yego, kuko avana ku kibuga amaze kumenya ikibi n'ikiza n'ikihe, ko atakoresha imbaraga ze, ahubwo mu gihe yumva ari ngombwa yaza ku kibuga akatwereka izo mbaraga afite icyo zakora mu kwigisha abantu, mu gutera imbere nawe akiteza imbere. Murakoze cyane Ali Boxing Club, reka tubashimire, twizere ko n'ubutari tubakena tukababona. Murakoze cyane, turari ku bwanyu. Sasa murakoze cyane. Ciao ciao. Okay, merci. Yes, nkawe vice captain wa Ali Boxing Club, niki watubwira cyangwa niki watangariza abakurikira 001 TV Show Rwanda n'abakunda umukino wa boxing muri rusange? Ikintu nababwira ni gukora cyane. Abakinnyi mwese nimwirare mumva ko mwagezeyo, ahubwo tugomba gushyiramo imbaraga, ibyo tukunda tukabikorana imbaraga n'umwete. Yego, urabona abakinnyi benshi bamaze kugera muri level runaka ahita yibagirwa aho yavuye. Yego, akibagirwa ko iyo level umaze kugeraho yatewe n'imyitozo wakoze. Yego, imyitozo nicyo kintu cya mbere mu boxer ugomba gukora mu gitondo na nimugoroba, especially aba pro mugomba gukora cyane. Udakoze cyane ntibishoboka. Yego, discipline nigira mu boxer, ukamenya hano ndakoseje, nawe udatsindwa, ariko ukamenya ko hano ndakoseje, nakoze ikosa, ugomba kurikosora mu buryo runaka, cyangwa ukabyira kocha akabigufashamo. Nicyo kintu mu boxer aba agomba kuba yitaho, nk'umu boxer n'umu professional umaze kubigira umwuga. Hirya no hino urubyiruko ruri kwangirika, ruri mu biyobyabwenge, amakore ndetse n'ibindi byinshi, za heroine, urumogi. Niki wabwira urubyiruko rumaze kwijandika muri ibi bintu? Ikintu nabwira abo bakinnyi cyangwa se abantu basanzwe batitoza iyi mikino njyarugamba, ikintu nababwira ni kureka kwangiza ubuzima bwabo. Yego, bakita ku buzima bwabo, kuko ejo ntawumenya ikimubikiye. Yego, ushobora kuba umukinnyi wa football, ushobora kuba umukinnyi wa basket, ushobora kuba umukinnyi wa karate, ushobora kuba umukinnyi wa tennis. Imikino yose irahari, kandi ndabizi mu Rwanda bari gukora uko bishobotse, dusohoke hanze dukine, twigaragaze nabo nk'abanyarwanda. Ejo bundi uzajya muri Olympique, uzajya muri Commonwealth, uzajya muri World Championship. Ni ibintu ugomba rero kwitaho cyane, ahubwo ukiadapta mu mikino igiye itandukanye. Niki wasaba Federation ya Boxing? Ikintu nasaba Federation ya Boxing ni kwita ku bakinnyi babo neza. Yego, mukareka ibintu byo kuryana, ibintu byo gushaka kurbana, ibintu byo gushaka kurwanyisha abakinnyi. Iyo muganye n'umukocha n'umukinnyi nawe abigenderamo. Yego, mugomba rero kwita ku bakinnyi cyane, mukabita no kubatoza babo. Ubutumwa bwa nyuma ku bakinnyi bagenzi bawe? Ubutumwa bwa nyuma nabaha abakinnyi bagenzi banje ni gukora cyane. Mukore cyane kuko ibiri imbere nibyo byiza. Mukore cyane mutitayeho ngo ati kanagari kundeba, ngo oya, kora wowe ubwawe giti cyawe, ushyiremo imbaraga, nicyo kiguha
kuba champion. Niba ushaka kuba mu champion bikorera. Urakoze cyane, reka tugushimire. Yego namwe urakoze. Koze Yannick nawe uri umwe mu bakinnyi hano ba Boxing Club kandi bakuzemo, niki watangariza abakunzi ba Boxing Club muri rusange? murakoze. Mbere na mbere mbaje gushima ko hari intambwe tugezeho mu mukino wa boxing. Yego. Icyambere na mbere boxing ni umukino usaba kwihangana, ugasaba consistency. Yego. Ugasaba guhozaho, gukora imyitozo udacika intege, kandi nk'uko muri sosiyete abantu benshi tuzi ko boxing ari umukino w'abantu badasobanutse, bafite imyitwarire, imico n'imyitwarire itagize idasobanutse muri sosiyete. Ahubwo boxing ni umukino utanga discipline. Yego. Ugafasha no mu buryo bwa fitness no mu buryo bwa self defense, ku buryo ushobora nko kwirwanaho ugize nk'ikibazo ahantu mu buzima busanzwe yenda nk'uko. Ikindi ni uko nashishikariza urubyiruko rw'u Rwanda kwitabira umukino wa boxing, kuko ni umukino mwiza cyane kandi ufite icyo umaze mu buzima. Yannick, niba atari ibanga, umukino wa boxing umazemo imyaka ingahe? Umukino wa boxing ntabwo ari igihe kinini mumazeho. Mfitemo imyaka 4. Urabimenyereye? Imyaka 4 mfitemo, hari n'imikino nagiye nkora ariko ndacyari muri amaca, ntabwo ndataninga pro. Niyo nama wagira abakinnyi ba boxing muri rusange bitwara nabi, twari benshi twagiye tubona mu mihanda ibyo yize akajya kubyapurika mu mihanda. Yego. Ese birakwiye ko ibyo wize hano wajya kubyapurika mu mihanda? Nihe nama wagira aba bakinnyi? Mbere na mbere inama nagira abakinnyi bagenzi banjye nuko bakwihangana bakareka kugaragaza ishusho mbi y'umukino wa boxing. Yego. Bakamenya ko umukino wa boxing ni umukino cya mbere na mbere wigisha discipline muri rusange, muri sosiyete, abo ubana nabo, ukubahana nabo, mukinana. Ikindi cyo muri boxing turi umuryango. Yego. Turi umuryango, ko umuboxere ntabwo agira ahantu abarizwa, ahageze hose hari boxing arisanga. Yego. Nageze hano usanga muri abasore ariko nta bakobwa nigeze mbonamo. Ese byaba bimeze bite ku bijyanye na gender muri Ali Boxing Club? Yego. Ikijyanye na gender balance, hari abana b'abakobwa barahari nabo. Yenda sinzi niba uno munsi batabashije kuboneka, ariko barahari muri Ali Boxing Club, barahari kimwe no mu yandi ma club ya boxing. Dusoza ari iki wasaba Minisiteri y'Umuco na Siporo? Minisiteri y'Umuco na Siporo ikintu nayisaba nuko yatera ingabo mu bitugu umukino wa boxing, ikareba nuko ya supporting abatoza bacu, kuko baritanga mu buryo bufatika. Yego. Cyane cyane nk'umutoza wacu hano muri boxing, Ali Boxing Club, ni umuntu witanga cyane kandi ni umuntu uzamura impano za boxing muri iki gihugu. Yego. Nicyo kintu nasaba Minisiteri y'Umuco na Siporo. Nayisaba ko yakora uko ishoboye kose ikadufasha, igatera ingabo mu bitugu umukino wa boxing kimwe n'abatoza muri rusange. Urakoze cyane, reka tugushimire. SG Boxing Club nawe turakwakiriye, ikaze kuri 001 TV Show Rwanda. Murakoze. Amazina yanjye bayita Gahire Abdullahi, nkaba ndi SG wa Ali Club. Nkaba nifatanya nabo mu mukino wa boxing, nkaba nsanzwe nyina nubwo namazemo igihe, mazemo amezi agera kuri 3, ariko no mukino umaze kumbera mwiza, usigaye tuma mu gihe nagombye nk'urubyiruko umwana agataye njya kwishimisha, ndazanga nkaba nitoza, nkagira ikintu nguka ku mubiri, bikanamfasha kuzasaza nyimeze neza, mfite ndi fit. Mu buzima Boxing Club igufasha iki muri wowe? Muri njyewe imfasha gukora siporo, kugorora umubiri, kuruhuka. Nk'umuntu uvuye ku ishuri afite amastress yo ku ishuri, ibintu byose ndazangaha nkaruhuka, bikanafasha kugira ikintu nunguka. Urugero ubu ngubu ahantu ugeze, nari umusore kera witinya, natabasha kuba narwana n'umuntu, ariko ubu ngubu nabashe kwigira icyizere, ubu narwana, nabasha gutabara bagenzi banjye. Urumva ni umukino wangiriye akamaro muri njyewe. N'iki wabwira urubyiruko bagenzi bawe? No kwitinyuka bakareka imico mibi n'ingeso mbi. Nk'umwanya wagataye ujya kwishimisha, ujya muri club kubyina, gukora iki, wakazanga
ukaba witoza ku buryo uzaba ufite ingufu cyangwa imbaraga uzifashisha ahazaza imbere. Hari benshi mu rubyiruko bagenzi bawe bandagaye mu mihanda bibere mu biyobyabwenge batazi na siporo icyo ari cyo, niyo nama wabagira? Ni ukujya banyuzamo bakaza bagakora siporo, kubera ko siporo ni akamaro nk'uko Minisiteri y'Umuco na Siporo ibitubwira. Siporo ni ubuzima, uko ukora siporo niko uri kwiteganyiriza imbere, bikurinda indwara zimwe na zimwe nk'umubyibuho ukabije, bikanagufasha kuba amaraso yatembera neza. Rero box nayo ni umukino ubidufashamo, kubera ko utuma ugorora umubiri wose, ukanatuma ukoresha umubiri wose, umutwe, imbaraga byose ukabikoresha. Niyo nama wagira ababyeyi bibereye mu ngo bumva ko box ari umukino w'ibirara? Niyo nama rero wabagira kugira ngo babashe gutinyuka bohereza abana babo muri box? Box ntago ari umukino w'ibirara. Box ni umukino ufasha abana kuba babasha kuba bakitoza, bakaba banabasha kuba bahangana n'ikibazo bahuye nacyo. Nkuko wajyanyuzamo akaba shampiyona. Ntago ari umukino w'ibirara ku buryo ugenda ugafata box ukagenda ukagona ku muhanda. Box yuje baragutoza ati box tugiye kwigisha si uzarwanisha ari yahuye n'umuntu. Box izagufasha kwitabara mu gihe ugize ikibazo. Rero nicyo box ntago ari umukino w'ibirara nkuko bamwe bajya bivuga. Box ni umukino ufasha umwana kuba yaruhura mu mutwe, ndetse akaba anafite izo mbaraga zamufasha kuba yakirinda ibisambo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego, reka tugushimire ku butumwa bwiza utanze, twizere ko twongera kubakina tuzababona. Muzatubona. Murakoze cyane. Namwe murakoze.